Muhawe ikaze ku muyoboro wacu. Uyu munsi twagarutse nanone tugiye kuganira ku mpinduka zabaye muri serivisi za mituweli do sante, aho itegeko rishya ribana n'ubwisungane mu kwivuza mituweli do sante ryavuguruwe na serivisi abanyamuryango babona nazo zikiyongera kugira ngo za serivisi bahabwa n'ubundi zibe nziza. Rero bizatangira n'uyu mwaka, mituweli igiye gutangwa mu kwa karindwi, izakomeza n'umwaka utaha niyo bizatangira gukora izi mpinduka nk'uko biteganya rero n'iteka rya minisitiri rishyiraho ingano y'umusanzu utangwa muri mituweli mu kwivuza. Ryashyizeho nk'uko byakozwe kuri 17 z'ukwa mbere muri uyu mwaka wa 2026. Inama y'Abaminisitiri yemeje umusanzu abanyamuryango ba mituweli do sante bazajya batanga bigendeye kuri sisiteme y'imibereho y'abanyarwanda muri rusange, icyo twita shosho regisita. Ba gitifu b'utugari na ba sedo nibo bazajya babikurikirana, kuko iyi sisiteme y'imibereho nibo baba bayifite cyangwa se nibo baba bayigenga. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo byiciro biri muri sisiteme y'imibereho ndetse n'imisanzu umunyamuryango azajya atanga ku cyiciro arimo cyangwa se abarurirwamo. Umuturage uri mu rwego rwa mbere rw'imibereho ni umuturage utagira amafaranga yinjiza ku kwezi. Rero umusanzu azajya atanga ni 4,000 kuri buri muntu mu bagize umuryango we buri mwaka, ariko yose hamwe yishyurwa na leta, kubera ko nyine umuturage uri mu rwego rwa mbere bafatwa nk'aho nta kintu aba yinjiza, niyo mpamvu yose azajya yishyurwa na leta. Umuryango cyangwa se umuturage uri mu rwego rwa kabiri ni umuturage winjiza amafaranga ari munsi y'ibihumbi 30 by'amanyarwanda ku kwezi. Uyu muturage azajya atanga umusanzu w'ibihumbi 3 kuri buri muntu, hanyuma 1,000 kuri buri muntu cyishyurwe na leta, cyangwa se yishyurirwe na leta 1,000 kuri buri muntu. Icyiciro cya gatatu cyangwa urwego rwa gatatu, umuntu uri mu rwego rwa gatatu cyangwa umuryango uri mu rwego rwa gatatu ni umuntu ushobora kwinjiza amafaranga ari hagati y'ibihumbi 30 n'ibihumbi 60 y'amanyarwanda buri kwezi. Uyu muturage cyangwa se umunyamuryango azajya yishyura 5,000 kuri buri muntu mu mwaka, hanyuma nta kintu leta izajya imutangira. Umusanzu w'ibihumbi 5,000 kuri buri muntu wose azajya witangira. Umuturage uri mu rwego rwa kane cyangwa se umunyamuryango uri mu rwego rwa kane azajya yishyura 8,000 kuri buri muntu, tunibutsa ko uyu muntu ari wa muntu ushobora kwinjiza 60,000 n'ibihumbi 120 by'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Niwe uzajya wishyura 8,000 kuri buri muntu, kandi azajya yishyura nta nkunga ya leta cyangwa se nta bufasha bwa leta buriho, azajya yishyurira yose. Umunyamuryango cyangwa se umuturage uri mu rwego rwa gatanu ni umuntu ubasha kwinjiza amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 120 amafaranga y'u Rwanda buri kwezi kuzamura. Ubwo ni gusubiza hejuru, guhera ku 120 kuzamura, bose bari muri uru rwego rwa gatanu. Azajya yishyura 20,000 kuri buri muntu ku mwaka. Nta nkunga ya leta izajya ibiriho, kubera ko uyu muntu afatwa nk'aho yishoboye, kuko ashobora kwinjiza amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 120 ku kwezi. Rero imisanzu nk'uko mumaze kuyumva izajya igendera kuri sisiteme y'imibereho iri muri sisiteme yo kwa gitifu w'akagari. Gitifu w'akagari aba abizi, akagenda akakubwira urwego uriho ndetse
ukamenya n'ayo uzajya utanga, ugatangira kuyatanga kugira ngo umwaka utaha uzabashe kwivuza. Guhera mu kwa karindwi k'uyu mwaka gukomeza nibwo iyi misanzu izatangira kugenderwaho muri mituweli. Gana rero gitifu w'akagari akubwira umusanzu uzajya wishyura ndetse utangire kuwishyura kugira ngo uzabone uko wivuza. Muri urwo rwego rero habaye amahugurwa kuri mituweli, aho bizihizaga imyaka 25 ishize hari ubwisungane mu kwivuza mituweli de sante. Bongereye na serivisi cyangwa se ubuvuzi bajyaga batanga. Abaturage bivuriza kuri mituweli batahabwaga, ahubwo ugasanga barakubwira ati mituweli n'ubwishyura. Harimo urugero ubuvuzi bwa kanseri bwongewemo, ubuvuzi bw'impyiko, bw'umutima, kubaga umugongo n'amagufwa, insimburangingo n'imiti y'ingenzi itishyurwaga na mituweli. Hari igihe wajyaga kwifuza aho yatuye umuti ntabwo wishyurwa na mituweli. Rero imiti yishyurwa na mituweli yarongerewe ku rutonde rw'imiti yishyurwa na mituweli, hari yongerewemo. Urumva ko ari ingenzi cyane rero ko iyi misanzu nayo nk'uko twabivuze haruguru igenda yiyongera. Byose ni ukugira ngo nta murwayi urembera mu rugo, nk'uko babivuga ko nta murwayi watanze mituweli ugomba kurembera mu rugo. Murakoze rero, nizere ko twasobanukiwe impamvu y'ihindagurika ryabaye mu misanzu y'ubwisungane mu kwivuza. Naho ubutaha mu biganiro byacu by'ubutaha.